cyane. Arsenal izaza gukina umukino n'undi style kiri ya mbere nta cyo kimwe gishoboka cyera kirabura. Man City yakora na Aston Villa ngo zize ngo Arsenal kuza gukina atari ya mbere ntacyo kirahari se n'ibajya rukimbwira. Oya ntacyo ntago uriya mwanya bagifite ubushobozi bwo kuwambura Arsenal birangayeho cyane. Ishaka kuza gukina abandi match ari matatu ariko rwose ibindi nta bushobozi. Icyitwa kuvuga ngo si ya mbere ngo twakina tunganya cyangwa ngo turi imbere ngo rimwe ngo ryonyine ngo njye ngo nashyizemo izo screenshot zararangiye ibyo nta bihari. Ibyo byararangiye azko sezishaka kurinda irangira uyu munsi umuntu ufite screenshot Arsenal tari ya mbere atongeye kuyibona ambaye kasha ni kuvuga ngo Frank ubu nshobora kugutuma screenshot kuvuga ngo nyereka Arsenal tari ya mbere muri iyi mikino 16 17 isigaye. Oya nayo napfa kubona byasaba ko uvuga ati abantu bayibitse kera nyaboneka muyizane ndebeho muyigize ha muyizane. Arsenal igiye ku kibuga cya City Ground Nottingham Forest kano kanya ku rutonde rwa Premier League ni kumbona iri inyuma na iri kure cyane mwanya 17 Nottingham Forest n'amanota 21 iri muri zone ya relegation rwose. Imikino 5 heruka itsinzwe ni itsinda undi 3 kuri 15 heruka iyo ni Forest. Arsenal 13 kuri 15 irafite rwose yanganyije na Liverpool match heruka mu rugo kuri Emirates Stadium. Liverpool ni match Arsenal ajya kwa Forest ku buryo Forest twakitega ko ikintu yakora gikomeye hangaye kabaza kuba yatisha mu Arsenal biragoye. Forest kuri form numva ko itameze neza. Izi equipe ziba ziri muri zone ya relegation ni equipe icyambere ifite byinshi rwanira cyane. Shandash no mutoza utari wo ku burya toza ya equipe no kwanga yi challenge iyi pressure arayifiringa kenshi ngira ngo amaze kujya kuri level yo kuyihandlinga gutoza ama equipe ari muri iyi zone cyangwa yegereye umurongo utukura. Shandash ari mu babimenyereye babifitemo ubuzobere kuruta abandi muri Premier League. Icyo kintu niba cyamusunika gukina adafite iyo pressure yo kuvuga ngo Arsenal ni equipe nziza cyane kuturuta iyi season. Afite avantage yo ko ari bukinire mu rugo kuri City Ground. Nabonye Willy Bori na Sangare bagarutse kuva muri Afcon yaba récupéré. Maybe burana Aina we yarasigaye Aina yabakiniraga still. Ni Forest yatangiye kurekipera abakinnyi bayo bamwe na bamwe. Forest irabishaka amanota yagira icyo yegezaho imbere ku rutonde rwa championnat. Ndi kureba tableau kugira ngo turebe hano Forest amanota 3 nibura icyo yayifasha kugira ngo twumve neza context y'iyi match kuko Arsenal yo turaza kuita tuyisimbukiraho. Forest uyu munsi ni ya 17 n'amanota 21 gutsinda iyi match byayitambutsa Leeds iyirushino tarimwe bikayishyira mu mugongo wa Bournemouth ya 15. Ikindi bikayirinda pressure uyu munsi harimo 7 hagati yayo na West Ham ikoza amanota 3. West Ham ntitsinde match yayo muri weekend. Forest yabirimo irokoka kutamanuka iyi season kubera ko izi equipe West Ham na Burnley. Forest uyu munsi mwirusha 7 n'irusha 8 ni imikino 3 gushyiramo umukino wa 4 w'ikinyuranyo kuri aya equipe bari arwana no kutamanuka. Biba bigoye kugira ngo West Ham izakora iyi mikino Forest idatsinda itayijya imbere. So ni match ya securing ni match ya umutekano Forest kubijyanye no kutamanuka. Byaba bibabaje biteye agahinda kuvuga ngo Marinakis Evangelist wirukanye umutoza ngo yabuze sport ya Champions League. Ikintu utaherukagamo nk'umuyobozi urumva nagagihirwa rwose. Byaba bibabaje warakoze icyo cyemezo uhubutse bidatinze utarenza niyo sezo ukaba uri kurwanira kutamanuka bikaba bibaye bibi cyane byarangira umanutse nyamara sezo itambutse umuntu wagushyize muri sport européenne wavuga ngo
umuntu wari wagushyize aho hantu kuri iyo table y'amakipe yajya ku mugabane w'Uburayi wamwiyimye ukazana abandi batoza babivangavanga kugira ngo bihure muri iyo sezo hagati bikanga Marinakis yaba yarafashe icyemezo atakwibabarira cyane gusa bateretse muri position nziza 7 cyangwa 8 ni menshi ku buryo ikipe irwanira kutamanuka yakuyemo uba warangaye rwose. So Forest ikirwanira nicyo ni ukwegera no guca kuri league zikegera Bournemouth ya 15 uyu munsi irusha amanota 5 ubwo kabarizo icungana nazo kujisho no kuva bidasubirwaho muri zone ya relegation ikaba irusha amanota 10 West Ham na Burnley ifite 13 uyu munsi ni kiharanira Forest urebye ni ibyo ngibyo nta cyane kabisa. Arsenal kipe nziza mbona abarashi banyabo ni nziza mu biki burasi nkorogoye ni nziza muri Premier League uko niyoboye no muri Champions League wavuze ahantu nka 5 se buri 5 Arsenal irayoboye muri Premier League irimo nziza rwose nziza muri Premier League nziza muri Champions League ha kabiri iri kimwe cya kabiri cya Carabao Cup yego yanatsinze match ibanza yarakomeje muri FA Cup urumva niyo mpamvu nanjye navuze 5 nta nubwo nyambuye kuba nziza muki kuba nziza rwose mu bakinnyi uswa nanze kujya kuvuga kuba nziza mu bafana oya mu bafana hose nabi Arsenal ifite fan base nziza cyane bura bashaka kubikwereka batuganirize kuri YouTube batubwire nibyo Arsenal ni nziza mu bafana hose nabihanya kuko simbizi ubwo babitwereke mbona zose zirukanga ubona zose zigenda izaza gukina match ija Manchester Derby byarangiye byavuye mu nzira Arteta mu cyatangazamakuru bamubashije ku mvune afite n'imbara bagarutse asuza mu buryo bwa Mikel Arteta n'ubundi bisanzwe nta makuru yatanze bamubashije kuri Ricardo Calafiori Piero Incapié ndetse na Christian Mosquera basa nk'abakiri hanze abo ko ari 3 aravuga ngo dufite indi myitozo uyu munsi ubwo yavuga uyu munsi wo kuwa 5 imyitozo ya nyuma yego turareba nimba byibuze hari uwaboneka muri abo ariko hopefully wenda twabona uwaboneka ntiyavuze n'uri imbere mu bandi avuga ngo uyu nibura niwe wagaruka mbere ahubwo ikinyamakuru Football Rwanda kikavuga yuko byibuze hagati ya Calafiori na Incapié umwe muri bo twamuboneje ariko nabyo sibiri ijana ku ijana Skelly bimeze bite Lewis Skelly mayesi yafite icyo kibazo ni ukuvuga ngo impamvu nari mvuze Skelly ni ukuvuga ko Calafiori na Incapié bose nabakina kuri left back kuri 3 uyu munsi nyine narimo nibaza uyu muhungu rega n'impamvu kuri match ya Carabao Cup abantu babonye Timba ajya kuri 3 Timba nicyo nashaka gukomozaho iyo muhungu nanone barakwestioninga level muri iminsi yasubiye inyuma kandi yana playing time ye yaratakaye cyane kugeza n'abavango babijyana muri tuneme kuvuga ngo uyu mutipe we na Nwaneri nenge kubivuga ntibijyana buriya ngo ubukonje kuri bench bwarabishe kugeza naho rwose mu kibuga uzi basubiye inyuma aba bahungu bakiri batoya Gadi niwe ukunda kubivuga ngo hari langage ukoresha ku mukinnyi ukiri muto ntabashe kubisporta ubwonko bwe ntibubashe kwakira ibyo bintu gusa ntabwo ariyo case ariko nanone hari management hari treatment hari uburyo utwara umukinnyi ukiri muto attention Lewis Skelly na Ethan Nwaneri n'abahungu bombi sezishize bafashije Arsenal mu buryo bushoboka bwose cyane n'abahungu bahembwe gutangira kubona call up muri Three Lions ya Thomas Tuchel uyu munsi Tuchel arahamagara kuri left back Skelly ntagenda kuba mediateur Ethan Nwaneri ntagenda mu gihe batekerezaga ko Frank umva iki kintu neza yego ukoze sezo 2024-2025 nziza club iri kugufasha hari ibyo kugarantisa kuvuga ngo iyi ni club nkuru kuvuga ngo mu left back wa Arsenal kwisanga muri Three Lions nta gikuba ni abafite iyo garanti nko ku kigero cya 50% akiyongeraho umusaruro we uyu munsi n'abahungu batekerezaga igikombe cy'isi mu mpeshyi y'umwaka sezishize bakoze ubu bwabo imbere muri bo byabahaga icyizere cyo kuvuga ngo iyi season noneho twakwemprova imikinire urumva urwego rwacu
rwa performance na playing time ikaba yakwiyongera, kora muri equipe nationale n'icyizere n'uburyo tugenderwaho bikiyongera, tukaba twabona umwanya ujyana na Three Lions muri Amerika no muri Canada na Mexique. Ariko uyu munsi gutangira kubura umwanya muri club niko bikora kuri kote mentale yabo, morale ikagabanuka, niko bijyana na level yabo y'umukino, urumva? Ibyo bintu rero ko biba costinga kuvuga ngo bench irananiza irica, kandi burya bench hari abantu batumva uburyo nyine yica umukinnyi, kandi wavuga ngo yakabaye ahubwo ari kurubuka igihe umukeneye ukamubona. Kuvuga ngo umwatlete ntabwo akinisha rya maguru cyane kuruta uko akinisha umutwe we cyane rwose. So mental rero umwatlete yasubiye inyuma, biragora kugira ngo no mu kibuga azaza atange bya bindi yatangaga akiri kuri ho niveau mu bijyanye na morale. Nicyo kiri kugonga abana bahungu bombi Skeri na Ethan Nwaneri cyane, kandi bifite impamvu zumvikana rwose, bifite impamvu zumvikana. Ubwo rero Shandash ni umutoza ukina umupira ugoye, ukina umupira ugoye, umupira nabihuje n'ama equipe barimo za Everton na Burnley, niyo mpamvu challenging ze equipe zindi cyane rwose. Ukina umupira ugoye w'imbaraga w'ingufu nyinshi, ku buryo no kwikira kibuga City Ground abiri rwose kuyateyo ebana si ibintu byamutungura we nkawe bitewe nuko azi neza ubwo urumva ukuntu apanga ibintu bye. Tactical difficulties z'umukino wa Shandash kongera home advantage ni ibintu bibiri byasunika Forest kudatsindwa iriya match cyane. Abana bakibaza ngo approach cyangwa se uburyo umutoza Ritete yajyana kuri kiriya kibuga mu minsi ishize nako n'ejo wundi hashize kuwa gatatu rutayezamu yabonye igitego Victor Gyökeres kuri pass ya cyaramurenze, abonye ko guserebura cyane nta ngufu yari afite, bagenzi be barambwira ati wabikoze shime. uretse ko na mbere ko tujya mu kibuga nawe mbona Arteta nyuma muri mukino wa Chelsea na Arsenal wa Carabao Cup half time mbere yuko igaruka nako irangira nyine bari kuza muri second half, yego habonetse image itari nziza cyane hagati ya Declan Rice n'umutoza wungirije witwa Steven Buck. Basa nk'abari gushwana bashondana cyane bahirikana, maze Gabriel Magalhaes araza arabaturisha arabunga aravuga ati have muramenye ibi musigeho, bivuga ko Rice ngo atari kwemeranya nande n'uyu mwungiriza wa Arsenal witwa Albert Steven Buck. Yego ati rwose ibintu wowe ukora ntago ndi kubyumva, ntago ndi kubyemera. Umutoza yavuze ko rwose ngo babikemuye kandi ubu ngubu umeze neza nta kibazo rwose gera hagati ya Rice n'umutoza wungirije we, ibintu rwose ngo ari munange cyane ubu ngubu nta kibazo na gito gihari. Nta mutoza wakwemera ko umukinnyi we w'ingenzi nka Declan n'umwasista we mukuru bagira ntago bishoboka cyane, kuko uzagira ureba match kenshi umutoza mukuru hari igihe ibisubizo bimushirana nk'umuntu umwungiriza kandi ikindi kintu Frank buriya kuri uyu mutoza aba yashyushye ajyana n'umukino, abasista be nibo bagira igihe cyo kwanaliza match batuje cyane. Ujye babona rimwe na rimwe bari gusubiramo amavideo amashusho y'umukino, sibyo? Nibo baza kumuha igitekerezo akavuga ngo Declan tactically ari gukina gutya yadufasha iki cyangwa undi mukinnyi. So uwo muntu rero niba batareba n'amaso meza ntago Arteta Arsenal yaba victime y'ibyo bintu cyane, yaba victime yabyo rwose, kavuga ko rwose umwuka umeze neza nta kintu gito gihari. Ubwo bafana ba Arsenal babonye iyo sura cyangwa se iyo image impungenge urazibambuye cyane rwose cyane rwose baziyambure bajugunye kure cyane cyane baterere hirya ibintu bimeze neza, ikipe iri sawa iri mu murongo muzima. Ubwo rero tujya mu kibuga, ariko nifuza ko tujya mu kibuga tuvuye mu nshamake z'amakuru dufate indi mikino match za Chelsea na match ya Chelsea ndetse na twakwikoreye yitwa oya nanjye kwaza kwa Arteta gatoya. Yego uyu mutoza ejo nibwo amakuru agiye hanze yuko nawe amasezerano yamaze kumvikana n'ikipe agomba rwose nayo kuyashyira indi myaka 5. Oya ubu yari afite agera heza, ubu yari afite amasezerano agera ryari uyu mugabo sujya ngo ni yarasigaje amezi make cyane. Oya Arsenal ko yaba yararangaye we twabigaze ariko ndabona yari afite contrat igera 2027 urumva ngo asigaje bashaka kumwongera 5 igera 2032 cyane ye baba we. Gusa Arsenal
Frank nibyo nakubwiye Arteta guhera muri iyi pre-season ubu isukari yawe igiye kuzamuka rwose bawitegura guhera muri iyi pre-season nakubwiye ko Arsenal ni equipe igomba support yuzuye umutoza witwa Mikel Arteta ntitaye ku kuntu ise zizaba yararangiye urumva umutoza witwa Mikel Arteta Arsenal yamugombaga ibyimuhaye bitangiye kujya ku meza y'ibiganiro kuvuga ngo twashimye service zawe guhera 2019 mu mpera mu kwa 12 gutyo 2019 kugera uyu munsi yarimo atangira ari gukora kuri saison ya 7 muri equipe ya Arsenal bati twanyuzwe n'iterambere ryawe mu buryo bw'imikinire no kubaka iyi equipe bifuje kumushimira bamwongera amasezerano yarasigaje nk'umwaka n'igice gutyo kumwongera indi tanika 6 n'igice kugera muri 2032 hereye uyu munsi ni ikikwereka ko Arsenal yanyuzwe n'ubuzima Arteta yabaremeye bushya urumva Frank nanjye ndi mu bantu bashyigikiraga ko Arsenal kubura igikombe yisezo bitaba imbarutso yo gutandukana na Mikel gusa nabigire byiza kurushaho ashimangira iki cyizere akomeje kugirirwa na body Arsenal n'abafana n'abakinnyi n'abanyamupira basanzwe batandukanye atware icyo abo bantu bose iyo groupe yose circle yose mwitezeho ajye mu masezerano mashya afite ingamba noneho zitari gukomeza kwiruka ku gikombe ahubwo Arsenal iteretse mu mwanya wo kuvuga ngo umuhigo wa mbere turawesheje cyane uyu munsi turi kuri position nziza wo kwicara tukavugurura amasezerano tukavugurura n'intego n'icyerekezo turerekeza mu mushinga wacu ubwo rero Katere rwose baza kuza kuba bigana ariko Bukayo Saka we bamaze kumvikana byararangiye igisigaye nuko nyine biba announced cyangwa se nawe akasinya nyine document bikarangira maze bigatangazwa irabagumanye bose irabagumanye twabasariba bose irabagumanye bose nta n'umugi ihereye inyuma Arsenal irakosoye iremeje yerekanye ko direction technique yayo nyuma ya Saka yakurikiyeho Timba direction technique ya Arsenal iri for cyane imeze neza irakwereka ko guhera ku mutoza kugera ku bakinnyi b'inkingi za mwamba ititeguye kurekura n'umwe cyane ngo ayivemo gutyo gusa batagiranye kubyo batekereza bagomba kujyana rwose mvango Saka naramuka yongereye nako naramuka atangajwe undi uza kuza gukurikiraho ni Juliet Timber kina ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri nuvanga umurongo w'inyuma wose uraza kudadi yamaye hagati kapiteni ngo we ntafite amasezerano mashya kapiteni Odegaard ko numva yisezo iyo nkuru nigize kuyumvaho ubuse yabura nayo numva iyo nkuru itari nshya mu matwi yanjye Odegaard kapiteni ndumva iyo nkuru rwose itari nshya kugira ngo twumve uwafite kugeza 28 aha ubwo ni isezo n'izindi ebyiri harimo espace yo kumuganiriza warahari abandi ubwo undi warebaho ni Declan kuko Zubimendi ni mushya ubwo wareba kuri Declan 2029 Declan arahari nawe aracyahari rwose urumva ko hafi ya bose rwose barahari iratekanye meze neza pe 10 ashaka kubanza ku munsi w'ejo mugani wa Muhirwa Pablo ubwo uramukorera mu ngata rwose mwijwi rye rwose abadefenseri bane Juliet Timber ibumoso burasibyo araguma ibumoso iburyo Ben White Saliba na Gabriel Mutima defense y'urukuta hagati mu kibuga ni batatu badahinduka Zubimendi Rice ndetse na Odegaard yego uruhande rumwe Bukayo Saka urundi Trossard Gyökeres akataka ikipe yamaze kumenyekana 11 baramenyekanye biroroshye ari nacyo kintu andi makipe abasabwa aho bikintu ngiye gukora tuva kuri Arsenal tugenda kuri za Chelsea n'izindi ko twishimira garuka ry'abandi yego nkajya mbona ikitwa rotation ugiye imikorwa mu ikipe Arsenal yewe n'uburyo gusimbuza yine tutagenda bikoramo ari gushakira fitness Gabriel Jesus ndetse na Kai Havertz yego Martinelli haragomba gukina Meri agomba gukina Eberecheze umuntu witwa Eberecheze bagomba gukina kano kanya uzemo nabo batanye bati si umuhungu ntago zabura umwanya kano kanya bigeze maginganga ko nka match ya Chelsea ejo bundi
rwose warebye ahantu wamushyira neza neza ukabona ntaho wowe muhungu Kai ndavuga Eze Eberechi yawe biragoye ntose umwana ntabwo uvuze ikibazo kandi byarabayeho kunge ntangiye kugira impungenge kuri Eberechi Eze na Arteta ikibazo cyo ko umukino urangiye baramwajeretse kuki Eze atabonye iminota aravuga ati zari impamvu z'umukino reka nkurebe urugo Eberechi Eze ngo bimeze bite andi ukareba yazanyemo ugasanga wa mugani ukabona nta ari uwo kakeneye iyo match kugira ngo agarure urwego aro Gabriel cyane nabo the same ugasanga bose ugasanga rero mutoza n'abazarwara iserere umuntu witwa Eberechi Eze nko muri Premier League imikino 1 2 3 4 5 heruka yabonye iminota 12 gusa kuri Liverpool mu rugo kuri Emirates Stadium match heruka y'ubusa ku busa indi mikino 4 yari yabanje Arsenal yose yanatsinze Everton, Brighton, Aston Villa na Bournemouth. Eberechi Eze nta munota n'umwe yabonye. Bisobanura ko kuva kapiteni yagaruka na ritime ye akongera akayisubirana akarekipera bwa bwiza bwe ahari Arsenal yahari. Eberechi Eze yabuze umwanya totalement. Niwe muntu w'umu grand joueur muri groupe Arsenal wabuze umwanya ku buryo bwuzuye. Match imwe 2 3 4 ba Merino babagiyemo Trossard na Martinelli barasimburana match ku yindi none Madueke yaragerageza gasunika akabona iminota Gabriel Jesus na Kai Havertz aho bagarukiye bombi bagerageza kubona iyo minota ariko uyu muhungu witwa Eberechi Eze niwe umari mu mukino 1 2 3 4 ya champion atabona umunota n'umwe kujya mu kibuga yaba kubanzamo yaba gusimbura buriya Arteta ashobora gushyira imbere intsinzi niba avuga ngo namuburiye umwanya kubera level ritme umukino wari uriho ni impamvu z'umukino zatumye muburira umwanya ni igisobanura ko Arteta yiteguye icyo byamukostinga cyose no muri dressing room ariko equipe ntitakaze forme yayo equipe ntitakaze umuvuduko n'imigenderaho ntitakaze intsinzi ntitakaze lead y'imikino ibiri bafite hagati yayo n'amakipe ayikurikiye ibyo kuvuga ngo player management umukinnyi umwe ku wundi icyamunezeza kikaza nyuma ariko yamakinze sure ko equipe iri kubona intsinzi ntekereza ko Arteta ashyize imbere cyane kuruta gutangira kwita ku mukinnyi umwe kuri umwe cyane umukinnyi umwe ari nabyo biviremo Eberechi Eze rwose kuba ari kubura umwanya muri iyi minsi nko guhera muri uku kwezi kwa mbere by'umwihariko Eberechi Eze arushireka turebe kabisa nimba nawe mu minsi iri imbere azakomeza kujya burya kaza kwa pushinga karemba yabona umwanya match izaba saa 8:30 ku munsi w'ejo kwa gatandatu ejo mikino gatanu ku kandi mikino yose ikomeye y'amakipe y'abafana iri ku munsi w'ejo kuko twagerera Chelsea